n'abandi rwose nguna yewe nguna iwanjye hasigaye haba umwanda buri munsi. Madame bimeze bite ra? Madame ariko kunza ntuyakirana ubwuzu ngo mpobere bimeze bite? Ntabwo uzi ko ari muri corona se nta bantu bagihoberaga. Ibyo byakona bizakuraho umubano leta yaduhaye ngo tubane akaramata n'Imana yabyemeje. Tuzi so uvuye. Gitwarashingiwe ntabwo ngiyewe no gutwaye iwanyu nijoro. Urumva? Ndi kumpobera. Aho mu buriri metero ngaho yose metero. None se Ese takazo kama. Ko ninjira mugasoka mu mpunga. None ndanze ninjye bayicyorezo se muri none. Hari icyo wabuze. Imbabura ngiriya na sitoke iruzuye. Nawe ujye mu gikono biteke natwe twarabihashye. Ngo tujye kwishakira umushinga rata. Ngo ntacyo nabuze. Nakibirasungu usohotse icyo bikwiye. Wigeze ungurira imyenda myiza ariko ndayambara. Umva mubwiye bari. Umva mubwire. Hakugira abayizi kuko naze uko mbaye ingazwa muri rugo. Ariko ntacyo aburetse. Ibintu umura nk'abajya ngo sinagukoye inka yanjye kibamba. Shabyihore nyamari. Byihore none ngezeho kumva ngo njye mu gikoni nteke. Mbona abandi rwose ndanze iminsi itangiye mbaye coronavirus iranze impindu y'imbwa rwose. Kwirwa n'umugabo mfite urugo rumwe na gutya umuntu ambwiye ngo umuntu w'umugore nakoye akabye ngo njyewe njye mu gikoni nteke. Njya gusha amaso. Abantu bakame batusha. Hello? Oi, Dr. Will, Gurao. Apa kabar anda aku ngomongin? Ntangiye kwitwa amazina koko ngo Dr. w'impumyi. Si ikibazo ni njye cyangwa n'uriya mukobwa ndi gufasha. Nta kibazo. Cyane ukuri cyangwa metero umutugu. Mana yanjye erega corona yarateye. Kose koko niwe wanyitaza gutya? Ni ukuri nakwitaza da baravuga ngo umuntu wese tujya tubona tumubonemo yuko afite corona. Erega cyangwa metero. Sigaye uri mwiza. Kuba. Rege bandi kono uri kumanuka. Nyine naringiye hano hepfo gato. Nari ndi kumanuka nawe. Umunsi mukuru wo kwibuka. Mbese ute urabizi? Ese bingo none rukora nambaye gutyo kajyanga byagenze bite? Umva none ubu kumati kabisa. Ariko uri mwiza pe. Mana yanjye. Cyuskonje kuri musore bwite. Gorande. Nta kibazo. Muderega kuva kera twarasangiraga. Wese kuri uwanjye. Ibihe byose byongeye. Ubundi mvuna abandi rega. Ese ubundi asigaye aba? Urangare basigaye inzira y'abantu bafite ubuhangarwe. Ubukangurambaga tuba twarabukoze. Mana yanjye. Amuke neza amenye itako rwose. Amenye itako. Amagambo y'abantu ntacyo azantwara. Icyo niyemeje ngomba kugikora. Kabere cyo nigere mu kazi. Ibi ntabwo byantesha akazi.
ari ibiki yatunda tubonye yatuvunagura ndetse n'abandi reka ubu ese ubundi izajya yaraziratira ntabaziretse akabaye kurenya karogo ariko rero buriya ntibinemewe ariko wongere ko ndi mudugudu ukabaye umudugudu se komana uwo muragitekana nyiramarira mudugu ariko none usigaye usa neza shawe ewe ariko buri uri kubona nsa neza urebye mu mutima buriya umuntu aba yarashwanyaguritse kubera amafuti y'uriya mugabo mbese umva ariko nkubwira buri gihe nkubwira cyajya nta mafaranga wari ufite nari mfite ariko ubu ngubu ndayafite ubu se mbona abandi ubu ngubu bafite oya ntabwo nasiga bariya abana ariko ushaka wanabitekerezaho neza ukaziyizira da urabizi umugore wanjye yaragiye nta nubwo azagaruka vuba keretse ahubwo dupimishije ku gakoroboyi hari ikibazo se reka buhoro buhoro nirwo rugendo tuzanira ako gafanta duhe n'agaheha rwose baduhe n'agaheha umva waherukaga kungurira kera rega buriya ntacyo wari kuzamurana nuko wagwebye kuko mana nawe ra ahubwo kozaho reka tubanze dufungure neza ariko nawe ra kozaho rero ku buzima bwacu kararyoshye rero ari ukubera ko arakonguriwe na mudugudu ongera ko ari ako muri korona wamenya ari ibiki ahundi rero mbona abandi buriya ubu nuko utarebye kure nta mugabo wari umurimo oya da yari umugabo nuko n'ubu ngubu nta mafaranga afite ariko ida uko bisa kose ahubwo tugiye umva yewe hajya bajya bavuga ngo ni uguca inyuma njye sinzaca inyuma nzajya muzenguruka ujye umuzenguruka kandi umuzenguruka ungana erega wowe uwanjye rwose reka ramagaraga wabura narihaye muri iyi covid muraho naho ubundi rwose nyiramariro amazi mato yarahari nyiramariro rwose nta kibazo nta n'icyo uzegera umborana muri iyi korona ese ruceke wiriwe ra mudugu komera cyane ruceke nyiramariro ko utamubonye niwe muri kumwe se nyiramariro uraho se noneho se nkigaragara mbona abandi ndaho uri hano wamubonye ibyo byamvuna wamubonye ukuntu ko afite itoto ndi kubona asigaye ameze neza afite itoto mudugudu muri korona yihugikanye umugore wamvuna abandi ubu simba afashe ndinisha amategeko witwaje kuri umukuru w'umudugudu ubaye ikira mu kabari ubaye ikizi niba ushaka ko tukuvumbya ngwino tugure nta kibazo ugiye gukora iki ese urabaye iki ndacyokora akira na fanta yawe akira ntese nyiramariro nyiramariro uzi gusubwiye nsigare nisengerera n'ubundi ariko nyiramariro katugiranye ibihe byiza abagabo bungu dusigaye twubaha abagore kurenza uko batwubaha dukunde turebe ko twakubaka rega se no gushyira se n'inzara n'intoki ureba ko hasi sinatekamo ngana gutya noneho ntiyabirya guteka nkiri muri kaminuza iyo waranza acubije mu gikoni imyaka yanjye 40 ku mbyaro 6.
kumva imirindi y'imbebara ni ukumva urukaranguka birasa n'u Rwanda rusohoka abamaze kuba igira hino cyane Reka turye neza kabisa twaba tumaze n'igihe tutajya ku biryo byawe kandi ubu ndetse nzi ukuntu munyujije hano saa sita reka mbimaremo ko neza inafata ireba hasi yewe ko ndazajya uteka buri munsi ndi kubona bitukuye uzi ukuntu bihumura Kari mana yanjye nukora oya nuburetse nuko utarebesha biratukuye yego ko mana biracyaza rado ndi kubona bano bana bari busangire imwe n'aba bagasangira indi na nyina na se bagasangira indi tegura no gutemera nze mushima Imana bihaye umugisha ariko ntacyo njye ntari izina ry'Imana nta mana ari umutagatifu amen tujyo kakarisa nurye birakawumva rasta usigura atabara bimbwiye we kumva papa duteka wehe kabisa shara ryoshye ubona ukuntu bisa ariko nta kintu ngo bita ntabwo mutemewe papa ariko wakoze muri restaurant muryoherwe no kuri muryango yego muryoherwe uryoherwe se wabihashye irya uretse kwivumbura cyangwa nabyo bireke mbirye mbabwenge amarira umva nkubwire rwose nkubwire ibi bintu ndarambiwe rwose wajya ushyiramo n'imiyaga ukakiremera kuko ndi umugabo mu rugo rwanjye nubwo nashyiramo inkuba zikakwanura ntabwo n'iminsi ntiyanyanuyemo ino minsi bagira amari rwose njye mbabara nk'izo guteza abana ba buri munsi ngo koce kiri nkuramo ingofero ngo mu muhanda ibintu byose ntabwo n'ibintu bikwiriye ese reka basi nkaza nkana ubu ushyimbo bwawe nubwo wajya kugeraho n'ibihugu nagenze umwana ukikana ko ntakuhahira niba ari ubu bushyimbo hari n'icumi watanzeho umva nta n'atanu arihaye mvuna abandi imyaka 30 nengahe ngutunze ngaha kirasigara ariko nari umugabo ntabwo ihabwa intebe ngaho uyirimo ngaho komana mama iyo ntebe uratara ngo ntabwo ntihabwa intebe ariko narayihawe kandi ndagukwa n'umubiri wambaye usa nk'ugiye mutitimanga gutya amafaranga yanjye ni miliyoni zanjye bafunguye reka ngiye hose nzadore sama na hehe ntacyo wenda igihe kizagira ongera unyifuza saa yo gukora se ukajyana kwa kimami wagomanye namaze yajyane ko yahashye wahashye se ibi ngibi turiye wabihashye umunsi umwe uhashye
urumva nshinga ni ndakubwiye ko ari umunsi umwe ariko ko utari kugenda uri kubuza abantu ntacyo reka mvuge mvuye ngaha mu rugo rwawe uzanyifuza umugore we wowe se ariko ni iwanjye anshyire mu ngendo zanjye ubwo wasanga ugiye kwa Kimamire aho ngaho n'urwo rubyaro rwawe ariko mama reba ukuntu wirishe papa ubusa kandi yarashonje hanyuma saho byavuyeho urahaza uri umwe na so nundwa cyangwa umukurikire nyine yirya muri si wowe uzi aho byavuye upfa kuvugira papa gusa wariye niba ngibi dore yivumbuye nabyo mubirye reka tubirye ubundi reka dukeneye gukora